بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه أجمعين، محمد وآله طيبين طائرين معصومين، ولعنة الله على أدائهم الضالين مذلين. وبعد فإن مما لا شك فيه أن صلاة الله على رسوله تعتبر منها إلي وعني ربني تفضل الله تعالى بها على حبيبه مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. Bavandimwe bayisilamukazi, nanjye mbifuriza amahoro y'Imana ngira ati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muri episode ya gatandatu yatambutse kuri Minhaj Thaqalain, twabonye ibyiza byo gusabira intumwa y'Imana Muhammad ndetse n'abo mu muryango wiwe. Tubona ibyiza byo kubasabira ku munsi w'Ijuma. Uyu munsi muri episode ya karindwi kuri Minhaj Thaqalain TV tugiye kureba ese gusabira intumwa y'Imana Muhammad n'abo mu muryango wiwe baziranenge batagatifu, ese byadufasha kwikuraho ibyaha? Rero tudashidikanyije, nta gushidikanya birimo, twabonye yuko muri episode twabanjije twabonye yuko gusabira intumwa y'Imana Muhammad n'abo mu muryango wiwe, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, ubwabyo ari dua kuri twebwe. Rero bivuze yuko dushobora kwifashisha turi gusabira intumwa y'Imana, nuko twabibonye, hanyuma natwe tukaba turi kwisabira kugira ngo ibyaha byacu, amakosa yacu atuveho, duhanagurirwe amakosa yacu. Rero nubwo tubibona muri hadisi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, qala, yaravuze ati: man salla alayya kulli yawm thalathatan marrat wa fi kulli laylati thalathatan marrat. Ati umuntu uzansabira cyangwa umuntu uzasabira, umuntu wese ari wese uzasabira intumwa y'Imana Muhammad nabo mu muryango wiwe biri munsi inshuro eshatu, wa fi kulli laylati thalathatan marrat, na biri joro inshuro agasabamo inshuro eshatu, hubban li wa shaukan ilayya, kubwa ankunda intumwa y'Imana ibivuga ati umuntu uzansabira biri munsi inshuro eshatu na biri ninjoro inshuro eshatu, akabikora kubera ankunda, hubban li, akabikubera urukundo mfitiye, wa shaukan ilayya, no kuba nyifuza, kuba nkumbuye, kuba ashaka kumbona. Rero akakora ibyo bintu byose, akabikora iki? Akabikora kubera urukundo afitiye intumwa y'Imana, bitewe n'uko amwifuza, nuko abitewe n'uko ari kumukumbura, akaba agira ute? Amushaka ko, akaba bikoze ibi byose kubera urukundo. كان حق على الله عز وجل أن يغفر له ذنوبه تلك الليلة وذلك اليوم. Rero nta gushidikanya Allah subhanahu wa ta'ala azakubabara ibyaha byawe muri ririya joro ndetse no kuri uwo munsi. Bivuze iki? Rero umuntu uzasabira intumwa y'Imana Muhammad inshuro eshatu ku munsi, ukabikora kubera urukundo ukunda intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, no kumwifuza Allah subhanahu wa ta'ala kuri munsi wasomyemo
wasabiye intumwa y'Imana, Allah subhanahu wa ta'ala azakubabarira. Ndetse na ririya joro za nshuro 3 intumwa y'Imana yakubwiye uzamusabiramo ari mu ijoro, Nyagasani nabwo azakubara muri ririya joro, tilika layla. Mu yindi hadisi ya Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Talib alayhi salam, ahamya ashimangira yuko iyo usabiye intumwa y'Imana Muhammad n'abo mu muryango wiwe ari duwa ubwawe ituma ubabarirwa ibyaha byawe. Qala la Amir al-Mu'minin, umuyobozi w'abemeramana Ali bin Abi Talib, amahoro n'imigisha bibe kuri we, yaravuze ati: salatu ala nabiyyin wa alihi amhaku li khataya min al-ma'il lin-nar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Aragira ati umuntu uzasabira intumwa y'Imana Muhammad n'abo mu muryango wiwe, Nyagasani yani azahanagura, amhaku li khataya, azahanagura amakosa yiwe nuko amazi azimye umuriro, nuko amazi azimye umuriro. Yani yusabi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, bigukuriraho amakosa yawe bikihuta nuko amazi azimye umuriro. Agakomeza akavuga ati: wassalamu ala nabiyyin wa alihi afdala min atqi liqibati. Kandi n'umuntu uzasabira intumwa y'Imana Muhammad n'abo mu muryango wiwe ni byiza kurusha kuba guhoboza abacakara. Afwan, aya ni amagambo ya Amir al-Mu'minin, umuyobozi w'abemeramana. وسئل الإمام الصادق عليه السلام في حديثه فقيل له فكيف نصلي على محمد وآله. Mu gihe kimwe babajije Imam Sadiq, imamu wa gatandatu, baramubaza ati ese ni gute twasabira intumwa y'Imana Muhammad ndetse n'abo mu muryango wiwe Ahl Baiti? Faqala taquluna, arangije aravuga ati ngo muzavuge salawatullahi wa salawatu malaikatihi wa nabiyihi wa rasulihi wa jamii khulqihi ala Muhammadin wa ali Muhammad wa salamu alayhi wa rahmatullahi wa barakatuh. Fakuntu, barangije wari kumubaza aravuga ati fama thawabu min salati ala Muhammadin wa alihi bihadhihi salati. Anjira avuga ati, abwira imamu, wari kubaza imamu, anjira amubaza ati ni ibihe byiza biri cyangwa ni ibihe byiza kuri wa wundi usabira intumwa y'Imana Muhammad n'abo mu muryango wiwe? Qala, imamu aranjira avuga ati khuruju min adh-dhunub wallahi kahiyati yawmu walidatihi ummuhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ati yusabiye intumwa y'Imana Muhammad n'abo mu muryango wiwe bimera naho ibyaha byose bikusotsemo, Allah akongera akagusubiza, kongera cyangwa ukongera ukaba mushya nuko wari umeze kuri wa munsi umubyeyi wawe akubyara, uvuka nta cyaha na kimwe kikuriho. Rero nuko nguko wongera kumera iyo usabiye intumwa y'Imana. Iyo ni Imamu Sadiq yasubije umuntu, ibyaha bigusohokamo ukongera ukamera nuko wa munsi wavutse mama wawe yakubyara, ukuntu wari umeze nta cyaha na kimwe ufite. Mu yindi hadisi ya Imamu Sadiq
alayhi salam aravuga ati man qala ya rabbi salli ala muhammadin wa ali ahal baitihi, ati umuntu uzavuga ati yewe muremyi wanjye hundagazaho amahoro n'imigisha kuri Muhammad n'aba mu muryango wiwe, ghafarallahu lahu liabda ati nyagasani azamubabarira ibyaha byiwe yongere abe mushyashya. Rero mu yindi hadisi ariyo ya nyuma ya Imamu Ridha alayhi salam aravuga ati man lam yuqadila ala ma yukafiru bihi dhunubahu, ati umuntu udashobora kumenya uko ibyaha bikurwaho, falyukathiru min salati ala Muhammadin wa alihi, ati ajya asabira intumwa y'Imana cyane. Murumva amagambo ya Imamu Ridha. Imamu Ridha aravuga ati umuntu udashobora kumenya uko ibyaha bikurwaho ajya asabira intumwa y'Imana Muhammadi n'abo mu muryango we inshuro nyinshi, fa innaha tahdamu dhanubu haddaman, ati kuko bikuraho ibyaha. Rero bavandimwe, niba utazi ukuntu ibyaha cyangwa udashobora kumenya ukuntu ibyaha bikurwaho, sabira intumwa y'Imana kenshi, ibyaha byawe bizakuvaho. Rero insha Allah nidukurikiza aya magambo yabo mu muryango w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, tuzakuramo byinshi ndetse tuzoza roho zacu zisigare nta cyasha kiriho. Wa ilahunna, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.